mu mwaka w'ibihumbi 2019 mu Rwanda hari inka miliyoni 1,390,000. Iyi ni imibare y'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuhinzi n'ubworozi RAB. Muri izi nka 41% zari inka z'inyarwanda, 43% zikaba inka z'ibyimanyi zikomoka kuri imwe y'inyarwanda n'indi y'inzungu, naho 16% zikaba inka z'inzungu zuzuye. Kuvuga inka, aborozi bumva korora, abaryi bakumva inyama, abandi basigaye usibye abana bakiri bato nabo bo mu migi cyangwa se abandi batita ku nkomoko y'amata bakumva amata. Uyu munsi ku isi yose habarwa inka miliyari 1,500,000. Izi uzigabanije abatuye isi bose twajya dufatanya inka imwe turi 5. Ndabasuhuje, nitwa Ismael Mwanafunzi. Reka tuvuge ku nka. Akanyana kavuka gapima nibura ibiro 45 by'uburemere. Inka nkuru yo ishobora gupima ibiro biri hagati ya 500 na 900. Inka igira amenyo 32. Ishobora guhekenya cyangwa se gutapfuna inshuro 50 mu munota umwe, bivuze ko mu munsi wose ishobora guhekenya cyangwa se gutapfuna inshuro 72,000. Ifite igifu gifite udufuko 4. Inka ikamwa ishobora kurya ibiro biri hagati ya 50 na 80 by'ubwatsi butoshye buri munsi. Ishobora kunywa litiro 100 z'amazi ku munsi. Imfizi imwe ishobora kubyara inka 200,000 mu buzima bwayo bwose. Mu mwaka umwe ishobora kuganga toni 10 z'amaganga. Inka zisinzira amasaha 4 yonyine mu masaha 24 agize umunsi. Ubwo tuvuze kuri amwe mu makuru y'ingenzi yerekeye imiterere y'inka, reka noneho tuyivugeho mu buryo burambuye. Inka ziratekereza. Zitekereza iki? Ubwenge bwazo bungana iki? Amata zikamwa avahe, ziyakora zite? Zibana zite hagati yazo mu rwuri, zibana zite n'abantu? Zigira ubuyobozi. Ikaze. Inka nimwe mu nyamaswa abantu boroye maze zishobora kurema imibanire yihariye hagati yazo n'abantu. Zitugaburira zikiriho, zikanatugaburira zimaze gupfa. Mu bihugu bimwe na bimwe by'isi bamaze kwinjiza inka mu mateka n'imico yabo ku buryo utavuga amateka y'abatuye icyo gihugu ngo abura ahahurira n'inka. Nko mu Rwanda tuvuga ko inka zahanganywe n'u Rwanda. Tuvuga ko zadukanywe n'abasangwa butaka b'abasinga n'abazigaba ahagana mu mwaka wa 300. Mu Rwanda inka yahawe agaciro kari hafi y'ak'umuntu, kubera ko nk'iyo bavugaga umumaro w'inka mu bantu baragiraga bati inka n'imfura. N'imfura kubera ko urapfika kurerera, wabumbira ikakugoboka, ikakurwanyiriza indwara z'ibyorezo n'ubujyahabi. Niba abanyarwanda bavuga ko babonye inka bwa mbere mu myaka irenga 1700 ishize, muri rusange abatuye isi babonye inka bwa mbere mu myaka 8,000 ishize. Ni mu burasirazuba bwo hagati, mu gace kitwa Croissant Fertile. Muri aka gace ubu ni muri Liban, Kuwait, Chypre na Israel. Aha niho abantu ba mbere bafatiye icyemezo cyo gutura bakareka kubaho bagenda bahiga. Mbere yuko abantu batura bagatangira guhinga, bari batunzwe no guhiga. Mu nyamaswa bahigaga harimo imwe nini cyane ifite amahembe n'ibinono n'umurizo muremure, ikitwa auroch. Bitewe nuko umuntu yari yarafashe icyemezo cyo gutura akaguma hamwe akiyegereza ibyo yari akeneye byose mu buzima aho kugira ngo ajye akomeza kubyiruka inyuma, umunsi umwe yafashe icyemezo cyo gufata zimwe mu nyamaswa yari asanzwe ahiga, arazishimuta ari nyinshi zikiri nzima, azishyira ahantu hamwe, arazifungirana, hanyuma zikajya zibyara zigakura, akajya zikura hafi ye akazirya aho kugira ngo ajye kuzirukaho mu ishyamba. Uko niko yafashe auroch atangira kuzorora. Mu kuzorora yagendaga akuramo zimwe akazirya, agasiga izabona zujuje ibyo abona byamufasha gukomeza kuzorora. Bivuga ko yagiye asiga izitonda cyane kandi zifite intege nke zo kuba zaba mu gasozi zonyine, ariko zikaba zishobora kubaho yazishyize zitamugoye. Nyuma yo kumara imyaka myinshi cyane azicagura gutya, agahitamo inziza akazibangurira ku zindi nziza, izi nyamaswa zagiye zimenyera kubaho zorowe, maze aho umuntu agiye hose akagenda zimukana, birangira zikwirakwiriye isi yose aho umuntu yagiye gutura hose. Aborozi mu gace runaka bashoboraga gukunda ubwoko runaka bw'izo nyamaswa, abandi bagakunda ubundi bwoko, maze bituma havuka amoko menshi y'izo nyamaswa baje kwita inka. Imbogo nazo zimeze nk'inka ndetse ziri mu muryango umwe, ariko ntabwo zikomoka ku mukurambere umwe. Inka ziri mu nyamaswa za mbere umuntu yafashe icyemezo cyo korora.
Hari amoko y'inyamaswa zishobora kororwa, ariko hari n'izindi zitakororwa uko byagenda kose. Uyu munsi mu isi yose hari amoko arenga 200 y'inyamaswa z'inyamabere nini ziba ku butaka, ariko izirenga 90% muri zo zagaragaje ko zidashobora kororwa. Umuhanga mu by'amateka y'imyororokere n'ubumenyi bw'isi, Dr. Jared Diamond, mu gitabo cye Guns, Germs and Steel, agaragaza ko inyamaswa yororwa igomba kuba ari inyamaswa idatoranya ibyirya. Igomba kuba ifite ubushobozi bwo kubona ibyirya hafi y'aho umuntu atuye, nk'inka, intama ndetse n'ihene. Ubusanzwe zitungwa n'ibyatsi, ariko zishobora no kurya ibisigazwa by'umusaruro w'abantu. Indyanyama nk'injangwe ndetse n'imbwa nazo zirya inyama, ariko zishobora no kurya ku byo twatetse bitari inyama. Inyamaswa zororwa kandi zigomba kuba zikura vuba cyane, zikabyara vuba. Ntabwo twakwihanganira kumara imyaka tugaburira inyamaswa yororoka mu binyacumi by'imyaka. Nk'inzovu ni inyamaswa nziza cyane ifite ibigufu byinshi ku buryo yadufasha mu guhinga no kwikorera, ndetse no kuyirya yagira inyama nyinshi. Ariko se ninde wakwihanganira kugaburira inyamaswa izagira ubushobozi bwo kubyara mu myaka 15? Inyamaswa zororwa kandi zigomba kuba ari izemera gufungiranwa cyangwa se kuzirikwa, ikaba ibizi neza ko igomba kuba ahantu hamwe aho umuntu yayishyize ntiyirirwe izerera. Nk'isha ntabwo twari kuyorora ngo bikunde, kubera ko ntabwo yemera kubana n'izindi genzi zayo ngo we wanayifungirana cyangwa se ngo uyizirike igume aho ngaho irya ibyo uyihaye. Inyamaswa yororwa nanone igomba kuba yitonda, itabona umuntu nk'umwanzi wayo, ahubwo ikamubona nk'umufatanyabikorwa cyangwa se umutware wayo. Nk'intama n'inka ziri mu nyamaswa zitonda kandi zitwubaha. Ariko ntabwo twari kugerageza korora imbogo kubera amahane yayo. Ni kimwe nuko twahisemo korora indogobe, ariko ntitworore mubyara wayo, imparage, kandi nyamara biteye kimwe. Imparage yo ntabwo yitonda na gato. Ibi byose nk'uko byavuzwe na Jared Diamond, inka irabyujuje. Iri mu nyamaswa nke cyane mu zashoboye kororwa n'umuntu. Dore impamvu inka yabashije kuza mu nyamaswa umuntu yoroye bigashoboka, kugeza ubwo bamwe bashyira isano ya hafi hagati y'inka n'abantu. Reka tuvuge ku myitwarire yayo. Nzi abantu benshi batekereza ko inka ari inyamaswa zitazi ubwenge bwinshi, bishobora no kuba bifitanye isano no kuba hari ababyeyi bavuga ko abana babo ari inka igihe bashaka kuvuga ko badatsinda mu ishuri. Ugendeye ku bitekerezo by'abahanga mu myitwarire y'inyamaswa, inka zose ntabwo ari kimwe. Nk'uko abantu bose atari kimwe, ndetse n'izindi nyamaswa zose zihuriye mu muryango umwe, buri yose iba ifite imiterere yihariye yayo mu birebana n'ubwenge. Nk'inka, hari izifite ubushobozi bwo kwiga vuba kandi zigafata, hakaba n'izindi zidafite ubushobozi bwo kwiga. Zimwe zifite ubukubaganyi n'ubushake bwo kuvumbura ibintu bishya, izindi ziratuje, zisa n'izihorana ubwoba. Hari umuryango mpuzamahanga uharanira uburenganzira bw'inyamaswa witwa People for the Ethical Treatment of Animals, PETA. Ku rubuga rwa internet rw'uyu muryango hagiye hariho ubushakashatsi bwagiye bukorwa ku nyamaswa zimwe na zimwe, ahanini bareba ubwenge bwazo. Umva ibyo bavuga ku nka. Muri rusange, inka ni inyamaswa zizi ubwenge, zifite ubushobozi bwo kwibuka ibintu byabaye mu gihe kirekire gishize, zifite uburyo bwo gutumanaho hagati yazo no gutumanaho hagati yazo n'abantu. Inka zizi kureba ubushuti kandi zikaba zagirira inzika umuntu cyangwa inyamaswa yazihemukiye. Inka ziririra zene wazo zipfuye kandi zigaterwa agahinda no gutandukanwa n'inyana zazo. Rimwe na rimwe ziranarira, kandi inka zishobora kumara igihe zihamagara zinashakisha akanyana kazo igihe katandukanijwe nayo. Iyo nka nyine wenda kakabagwa cyangwa kakagurishwa. Mu gupima ingano y'ubwenge bw'inyamaswa, bareba niba iyo nyamaswa igira amarangamutima, niba ishobora kwibuka, niba ishobora kwiga. Kuri iyi ngingo yo kwiga, bareba niba ushobora kwereka iyo nyamaswa uburyo ikintu runaka gikorwa, maze ikamenya kukigana, ikagera naho irenga ku kukigana, ahubwo igahimba uburyo bwayo bwo kukigeraho no kwiyorohereza kugikora. Ubu bushobozi nibwo bwatugize ibihangange twebwe abantu. Umwana w'umuntu kumwereka inzira ijya ahantu birahagije ngo ejo yivumburire indi hagera. Bigomba kuba rimwe mu mpamvu abantu bivumburira utuyira twa bugufi mu gisobanuro cya nyacyo cy'amagambo. Kuri iyi ngingo, iyo bashaka kumenya niba inka ishobora kwiga, bayikoresha ibizamini n'amasuzuma. Ni amasuzuma arimo nko kuvuza inzogera buri gihe uko bagiye kuyigaburira. Buri gihe baba bagiye kuyiha ibyo kurya, bakavuza inzogera, bagahita bayigaburira. Iyo ubikoze mu gihe cy'iminsi 15, hari inka zimwe na zimwe ziba zaramaze gusanisha inzogera n'ibiryo, ku buryo buri gihe iyo yumvise inzogera ihita ijyaho isanzwe ihererwa ibyo kurya. Ifite amaso ateye kuri buri ruhande rw'umutwe,
ku buryo ifite ubushobozi bwo kureba muri dogere 320. Ahangaha ni hafi kureba uruziga rwose. Ishobora kuzengurutsa amaso yayo hafi kwireba ku murizo. Ifite imboni nini cyane kandi ijisho ryayo rishobora gukurura ingano nini y'urumuri kuturusha. Nk'izindi nyamaswa zose zahoze ari iz'agasozi, ifite ubushobozi bukomeye bwo kurebera kure ukwinyeganyeza kw'ikintu runaka cyangwa se inyamaswa runaka no kumenya umuvuduko gifite, ikamenya uko ifata ingamba z'ubwirinzi. Inka iyo ibonye abantu cyangwa se indi nyamaswa ikaba itabizeye, ifite ingano y'intera ishyira hagati yayo nawe cyangwa se hagati yayo n'iyo nyamaswa. Iyo aho ibiri isa n'ica uruziga utagomba kurenga uyisatira. Iyo ntera cyangwa se urwo ruziga niyo warurenzaho metero imwe cyangwa se intambwe imwe uyisanga ihita iguhunga. Buri nka izi ngano y'iyo ntera ni nk'uruziga ibirimo washaka kurwinjiramo ikaguhunga. Mu kwimira inka cyangwa se mu kuziyobora hari intera ugenderamo iri hagati yawe nazo, maze zigahindukira cyangwa se zigahunga, bigatuma zerekeza mu cyerekezo zishakamo. Ibi abashumba barabikora cyane, nubwo wenda bashobora kuba batazi ko buri nka igira intera ibirimo ikumva ifite umutekano kubera ko utayegereye cyane. Inka ifite amazuru ahumurirwa cyane kandi zikumva impumuro nshya cyane cyane y'inyamaswa zishobora kuyigirira nabi. Buri nka igira impumuro yayo, ari nayo mpamvu inka zimenyana hagati yazo. Inka imwe ishobora kumenya impumuro y'inka 70 zitandukanye. Buri imwe muri izo 70 ikaba izi uko ihumura ku buryo itayitiranya n'indi. Ni nk'uko natwe tuzi amazina y'abantu, buri wese ukaba uzi izina rye ukaba utamwitiranya n'undi. Impumuro ya nyir'inka cyangwa se umushumba wayo yohereza mu bwonko bw'inka ko irinzwe nta kibazo ishobora kugira, mu gihe impumuro y'umuntu mushya yitera umuhangayiko n'impungenge. Mu gutumanaho inka zikoresha ubwoko bw'amajwi atandukanye z'ubwazo zishobora kumenya, ariko n'aborozi barayazi. Niyo mpamvu hari ibyitwa kuvumera cyangwa se kwabira bisanzwe. Mu gutumanaho hagati yazo kandi zikoresha imibiri yazo zigakora ibimenyetso runaka. Uko niko igaragariza ngenzi zayo ibyo yiteguye gukora. Iyo icuritse umutwe, amahembe ikayerekeza imbere, ubwo ibifite uburakari yiteguye kurwana. Iyo yicishije bugufi, icurika umutwe n'ijosi igatuza. Ibi zibikora cyane iyo barimo kuzagaza cyangwa se kuzishitura. Iyo yikoze ku rwakanakana, ihita irambura ijosi igasa n'icisha umutwe bugufi. Iyo ifite amatsiko, izamura umutwe, umutonzi ikawerekeza imbere, isa n'ishaka gukurura amakuru ari kure. Uyu munsi ubworozi bw'inka bugezweho buba bufite impamvu izwi ituma bukorwa. Inka zororwa kugira ngo zizaribwe cyangwa se kugira ngo zikamwe. Intambara ya mbere y'isi kirangira, aborozi hose ku isi bifuzaga kongera umukamo n'umubare w'inka mu isi. Iki gihe birasa naho ari bwo ubworozi bwa kijyambere bwavutse. Mu 1945 inka z'umukamo imwe yashoboraga gukamwa litiro 3500 z'amata mu mwaka wose. Uyu munsi inka y'umukamo ishobora gukamwa litiro 12,000 mbere y'uko iteka. Uyu munsi mu bihugu bikize, inyama z'inka ziribwa bazitetse mu nkono zigize 20% by'inyama z'inka zose ziba zabazwe. Izindi 80% bazijyana mu nganda bakazikoramo ibindi biribwa nka sosison, kuziryana n'imigati ndetse n'ibindi. Kugira ngo inka zishobore guhaza amata n'inyama abatuye isi, biteganijwe ko umubare w'amashyo yo mu isi uzikuba kabiri mu myaka 50 igiye kuza. Ikintu kinini tuzikeneyeho uyu munsi ni amata n'inyama, hagamijwe kuzihanganisha hagendewe kuzitanga amata menshi n'izitanga inyama nyinshi. Aborozi ba kijyambere bazi guhitamo ubwoko bw'inka zikamwa cyane n'ubwoko bw'inka zitanga inyama nyinshi. Izagenewe kubagwa ibishobora gupima ibiro 1200 ariko ikagira amata make cyane yo konsa inyana yayo gusa. Izagenewe gukamwa y'ibinanutse ariko igakamwa litiro zigera kuri 30 buri munsi. Gusa nubwo hari izagenewe gukamwa ibivuze ko zitabagwa. Iyo tutakizikeneye amata, nazo tuzikorera nk'ibyo dukorera izagenewe inyama. Uyu munsi hafi 1/2 cy'inka zibagwa mu isi ziba zaragenewe gukamwa. Uyu munsi birasa naho abantu bakora inka. Niyo mpamvu dufite inka ziba zaragenewe gukamwa n'izagenewe kubagwa. Aborozi ba kijyambere bahitamo ubwoko bw'ikimasa babanguriraho inka zabo, bagahitamo icyo babona cyujuje ibisabwa kugira ngo kibyare inyana nziza. Bashobora kukibanguriraho cyangwa se bakagikuramo intanga bakazijyana mu ruganda bakazipima bakareba niba zujuje ubuziranenge,
ubundi nyuma yo kuzitunganya neza akaba arizo batera inka. Bashobora gupima intanga z'ikimasa bakamenya niba kizabyara inka ikamwa amata menshi cyangwa se niba kizabyara inka ibyibushye ishobora kubagwa. Umva uko abaveterineri babisobanura. Uyu yitwa Ilona Jankovic, yayoboraga ikigo cy'Ubufaransa gishinzwe gutoranya amoko y'inka ndetse no kuyabangurira hagamijwe kurema inka zujuje ubuziranenge. Mu guhitamo ikimasa cyo gukuramo intanga zo gutera izindi nka, ntabwo harebwa gusa ubushobozi bwacyo mu kubyara inka zitanga umukamo mwinshi cyangwa ngo harebwe niba kibyara inka zibyibushye gusa, hanarebwa ubwoko bwa se bw'icyo kimasa ndetse n'ubwoko bwa sekuru. Iyo basanze mu muryango wacyo harimo inka zujuje ibisabwa, icyo gihe baragifata bakagikuramo intanga, kabone n'ubwo cyaba kibyara inka zidakamwa cyane ugereranije n'umukamo w'izo mu gisekuru cyacyo. Moyenne des bons taureaux de cette année-là. Imfizi nziza ibishobora kubyara inka 200,000 mu buzima bwayo bwose. Reka tuvuge kuri izi nka z'umukamo. Ubwoko bw'inka y'umukamo izwi cyane kandi iri hose ku isi ni yitwa Primolstein. Ni gute izi nyamaswa zikora amata? Inyamaswa zose z'inyamabere zikora amata. Kugira ngo imibiri yazo ikore amata ziba zigomba kubyara. Iyi nka ikimara kubyara, kimwe mu bice bigize ubwonko bwayo cyitwa hypophyse gihita kivubura mu maraso yayo ubwoko bw'umusemburo uva mu bwonko ukanyura mu mitsi ugenda mu maraso ukagera mu icebe. Icebe abazi by'inka bazi uko riteye. Riba ririho amabere 4. Buri bere muri ari 4 y'inka riba rifitanye ihuriro n'urwungano ruri hejuru mu icebe. Urwo rwungano ruba rugizwe n'utunyangingo wakwita mvubuzi, cellule secretrice. Muribuka mu kanya tuvuga ko inka ikimara kubyara, hypophyse cyangwa se kimwe mu bice bigize ubwonko bwayo gihita cyohereza umusemburo mu icebe. Uwo musemburo rero uba umeze nk'ubutumwa. Uraza wagera mu icebe ukajya muri za nzungano ziba zishamikiye ku mabere y'inka. Iyo ugeze muri za nzungano, twa tunyangingo mvubuzi buri kose gahita gatangira gukora amata. Dukora amata twifashishije intungamubiri zivuye mu by'inka yariye byaje mu mitsi izanya amaraso. Buri kanyangingo kari mu icebe ry'inka yabyaye, buri mwanya kaba karimo gukora udutonyanga duto cyane tw'amata agenda yipakira mu cyo wagereranya na eponge kiri mu icebe. Iyi nyana ikoze ku ibere rya nyina, hari udutsi duhita twumva ururimi rw'iyo nyana rukoze ku ibere, tugahita twihutisha ayo makuru tukayashyira ubwonko. Ubwonko ako kanya buhita bwohereza umusemburo werekeza mu mabere ugatuma amabere yiyoroshya, maze amata yari mu icebe agatangira kumanuka. Iyi ni imwe mu mpamvu abakamyi babanza gushyira inyana ku ibere rya nyina ngo ibanze yonke. Ntabwo ari impuhwe baba bagiriye inyana ngo yonke, ahubwo baba bashaka ko ibakururira amata. Baba bashaka ko nyina yumva ko inyana ije konka ikarekura amata. Akanyana iyo gatangiye konka bahita bagakuraho bagatangira gukama kubera ko nyina iba yamaze koroshya amabere no kurekura amata. Inka z'iki gihe zikamwa n'imashini, zo ubwonko bwazo bugeraho bukamenyera imashini izikorakora ku mabere ku buryo niyo yumvisha ijwi ry'imashini ihita ireta. Bashobora kwinikiza batiriwe bayihiyayo. Mu gukama inka bayishyiraho iyayo buri kanya kubera ko iyo binikije barakama, ariko byagera hagati ikamenya ko bayibeshye, ikamenya ko inyana yayo atari irimo konka, igahita ifunga amata. Bikaba ngombwa ko bahita bongera kuyiha iyo nyana yayo kugira ngo yongere basabire nyina ibaha amata. Babyita kurindira. Kugira ngo inka ikamwe igomba kuba yariye kandi yanyoye. Bitewe n'uko ubwatsi atari bumwe ahantu hose, amata nayo aratandukanye, haba mu buryohe cyangwa se mu bwiza bwayo. Kugira ngo inka ikamwe amata menshi kandi afite intungamubiri, uyu munsi baziha ibyo kurya by'inyongera byiganjemo ibinyampeke. Ubusanzwe ibinyampeke byaribwaga n'inkoko, imbata, dendo n'ibindi biguruka. Uyu munsi inka zo mu isi zisigaye zigaburirwa mwene ibi biribwa hagamijwe kuzishakamo umukamo ndetse n'inyama zihagije. Uyu munsi imiryango mpuzamahanga irengera ibidukikije n'urusobe rw'ibinyabuzima ivuga ko 63% by'ibikorwa byo gutema ishyamba rinini ku isi rya Amazoni bikorwa kugira ngo hakorwe ubworozi bw'inka bwa kijyambere. Uyu munsi hari ibihumbi by'amahegitari y'amashyamba atemwa, aho hantu hagahingwa ibinyampeke atari bizaribwa n'abantu ahubwo ari bizaribwa n'inka. Hari abantu bibaza niba ikinyampeke nka soya gihingwa mu isi gihingirwa abantu cyangwa se niba gihingirwa inka. Umva uyu mubare. Hari ikigega mpuzamahanga kirengera urusobe rw'ibinyabuzima cyitwa World Wildlife Fund kivuga ko 70% bya soya ihingwa mu isi igaburirwa inka.
ku mwaka mu isi yose hahingwa toni miliyoni 290 za soya. Gusa ku rundi ruhande hari abashakashatsi bavuga ko kwemeza ko hari soya ingana gutya ihabwa inka atari by'ijana ku ijana, kubera ko soya ihabwa inka iba ari ibisigazwa bya soya yakuwemo amavuta aribwa n'abantu. Kugaburira inka mwene ubu bwoko bw'ibiribwa ntabwo biba bigamije gusa kuzongerera umukamo, ahubwo no kuzifasha gukamwa amata aryoshye. Inka zo mu rwuri cyangwa se ziragirwa zo imara amasaha 8 irimo kurisha, ikabishyize mu gifu cyayo ibiro biri hagati ya 50 na 80 by'ubwatsi. Iki gifu cy'inka reka tukivugeho. Kugira ngo inka ishobore kugogora ubwatsi bungana uku nguku, imara amasaha ari hagati y'8 n'10 irimo kuza. Igifu cy'inka ni uruganda mu zindi. Kiba gifite udufuko 4 twose tunyurwamo n'ibyo kurya mu gikorwa kigogora. Mbere na mbere inka irarisha. Ubona ukuntu ziba zunamye iyo zirimo kurisha, ikaba yamara isaha yose yunamye itegura umutwe irimo kurisha, idafata umwanya wo guhekenya. Nibyo ntabwo itapfuna. Ipfuragura ibyatsi yohereza mu nda bidahekenye. Biragenda bikajya mu gafuko ka mbere k'igifu cyayo kitwa la panse. Iyo aka gafuka kitwa la panse kuzuye, inka ihita irekeraho kurisha. Uzazibona zirarisha zikagera igihe zigahagarika kurisha, zikaryama. Icyo gihe nibwo ihita itangira kuza ni ukugarura bya byatsi yari yamize bidahekenye byagiye bikuzura muri ka gafuko, ikabigarura mu kanwa, ikabitapfuna noneho, ariko ari nako ibibobeza ikoresheje amacandwe. Yamara gusa n'ibinoza igahita yongera ikabimira, bigasubira muri ka gafuko kitwa la panse. Noneho bihita bitangira gucagagurwa na acide. Uru rugendo rw'ibyatsi biva mu gafuko ka mbere k'igifu bijya mu kanwa, biva mu kanwa bisubira muri ako gafuko, bikorwa inshuro nyinshi zishoboka kugeza ibyatsi bicagaguritse bigahinduka bito cyane ku buryo icyatsi kimwe kitarenza milimetero 1 y'ubunini. Iyo bimaze kungana uku, noneho bihita bijya mu gafuko ka kabiri k'igifu ariko kitwa lobone. Muri bone ntabwo bitindamo, kubera ko iyo bigezemo aka gafuko karabikanda kakabyohereza mu gafuko ka gatatu kitwa feye. Aka gafuko kitwa feye nako karabikanda kagatandukanya amazi abirimo, amacandwe n'ibyatsi. Ibyo byatsi bihita byerekeza mu gafuko ka kane kitwa la kayete. Iyo kayete rero ni imeze nk'igifu cyacu, kubera ko harimo ubwoko bwa acide bwitwa suc gastrique. Iyo acide ikabije kurangiza icagagurwa ryabyo mbere yuko byerekeza mu mara, uruto ndetse n'urunini, ariho intungamubiri ziviramo zikerekeza mu maraso, hanyuma ibisigaye bikaba ari amase asohoka ikayataha ariho hose. Imyitwarire yose inka zigira zikomora ku bakurambere bazo babaga mu mashyamba igihe twari tutaratangira kuzorora. Nkuko twafashe inyamaswa z'igasozi tukazorora zikaba zaravuyemo inyamaswa zitonda kuriya, ni nako ufashe inka woroye ukazohereza mu ishyamba. Nyuma y'imyaka nk'ijana izi zikomokaho zaba ari inyamaswa z'igasozi zitandukanye n'izi nka zacu. Mu Bwongereza ahitwa Chillingham hari parike y'inka z'igasozi. Bivuga ko mu myaka 700 ishize, ubwo nahagana mu 1300, umwe mu bari abayobozi b'aka gace yafashe icyemezo cyo kurekura inka yari yoroye, zirigendera zijya kwirwanaho mu bihuru aho zitongeye kubeshwaho n'abantu. Yashakaga ko aho kugira ngo ajya akomeza kuzitaho, ahubwo byaba byiza zigiye mu gasozi zikororoka, none akajya ajya kuzisangayo akazihiga. Uyu munsi iyi parike ya Chillingham iri muri parike nke ziri mu isi zirimo inka z'igasozi. Ubuzima izi nka zibamo bugaragaza ko inka zabagaho mbere yuko dutangira kuzorora. Ishyo ry'inka z'igasozi riba riyobowe n'imfizi irusha izindi ngufu muri iryo shyo ryose. Izi ni inka z'igasozi gusa, ariko mu nka tworoye ntabwo buri gihe ari ngombwa ko ziyoborwa n'ikimasa. Turabivugaho mu kanya. Bitewe n'uko mu ishyo ry'inka z'igasozi haba harimo ibimasa byinshi, biba bigomba kurwana hagati yabyo, hanyuma ikinesheje ibindi kikaba ari cyo gihuza ibitsina n'inka ziri aho ngaho, kikaba ari nacyo gifata ubuyobozi. Tukivuga ku byo guhuza ibitsina, inyamaswa nyinshi mu isi ntabwo zijya zihuza ibitsina zitagamije kubyara cyangwa se kororoka. Inyamaswa nyinshi mu isi zihuza ibitsina kubera ko zifite igihe cyagenwe zikenerera guhuza ibitsina bitewe n'uko igihe cyo kororoka kigeze. Bitekerezwa ko umuntu, ingurube, inyamaswa zo mu mazi zitwa dauphin ndetse n'inguge arizo nyamaswa zonyine mu isi zihuza ibitsina zigamije kwishimisha. Twebwe buri gihe uko duhuje ibitsina ntago tubyara, bitabaye ibyo ntago twabona aho dukwirwa muri iyi si.
ni nayo mpamvu twahimbye uburyo bwinshi butubuza kororoka buri gihe uko duhuje ibitsina. Izindi nyamaswa zo mu isi zo zihuza ibitsina kubera ko zigomba kororoka, nuko isi yabigennye. Ku nka rero ibimasa biba bigomba guhora byiteguye, kandi cyabashije kunesha ibindi muri ya ntambara bigirana cyarabaye ikiyobozi, nicyo gihuza ibitsina mbere n'inka yageze mu gihe cyo kororoka. Inka idahaka igira umunsi umwe w'uburumbuke mu byumweru 3. Kubangurira inka cyangwa se kwimya inka kw'ikimasa ntabwo ari akazi koroshye na gato kuri iki kimasa. Imfizi mu rwuri iba ifite uburyo bwose bwo kumenya niba uwo munsi hari inka ikeneye kororoka, hari inka yarinze. Hari impumuro inka yarinze isohora kandi ibimasa biyumva kubi. Umuntu we ntabwo ashobora kuyumva. Mu rwuri ikimasa kimwe gishobora kwimya inka 20 ku munsi. Ku bantu bagiraga imfizi batiza ku mafaranga, aya ngaya ashobora kuba ari amafaranga menshi ku munsi umwe. Kugira ngo ikimasa kibe kimije inka ibe yanahaka bigisaba nibura amasegonda 10. Inka yimye ihaka amezi 9. Ku munsi wo kubyara, mu gihe irimo kubyara, ubwonko bwayo buvubura umusemburo witwa oxytocine. Hari abawita umusemburo w'urukundo. Oxytocine ni umusemburo uha inyana ivutse impumuro yihariye ku buryo nyina izajya yimenya ubuzima bwayo bwose. N'iyo nyana ikuze ikahinduka inka nkuru, nyina izajya yibuka ko ariyo yayibyaye buri gihe. Inka ni inyamaswa yitonda, ariko nk'abandi babyeyi bose ishobora guhinduka inyamaswa y'inkazi igihe hari igishatse kugirira nabi inyana yayo. Ibi binagendana n'uko inka zifata zimwe mu nyamaswa nk'abanzi bazo kurusha izindi. Nk'ubu bitekerezwa ko inka ibona imbwa nk'umwanzi wayo kurusha izindi nyamaswa zose zibaho. Inka nyinshi ntabwo zishobora gutuma hari imbwa yayegerera inyana. Inka zikomoka ku nyamaswa zitwaga auroch zo mu ishyamba. Imbwa zigakomoka ku birura. Mu ishyamba auroch n'ibirura ni abanzi bakomeye cyane. Bigatekerezwa ko urwango rero ari rwo ruri hagati y'inka n'imbwa. Bitekerezwa ko n'uyu munsi iyi inka ibonye imbwa ihita ibonamo ikirura, ihita ibonamo sekuruza, igahita itangira kuyirwanya cyangwa se kuyihunga. N'ubu uri kumwe n'imbwa ukanyura ku nka, uzaba ufite ibyago byinshi by'uko izo nka zizakurwanya. Ubusanzwe icyizere cy'ubuzima ku nka ni imyaka 20, ariko izagenewe kubagwa zo ziba zishobora kuribwa mu mwaka umwe wonyine. Izagenewe gukamwa ibishobora kubyara buri mwaka mu gihe cy'imyaka 15, ariko iyi ni imyaka myinshi cyane kubera ko bivugwa ko gukora amata binaniza inka cyane ku buryo nyuma y'imyaka 3 iba yatangiye kunanirwa. Mu rwuri cyangwa se mu biraro, inka zigaragara nk'aho zibaho imwe imwe, ariko hagati mw'ishyo haba harimo amatsinda atandukanye y'inka. Mu nka 20 haba harimo nk'ebyiri cyangwa se 3 zifitanye ubushuti bukomeye cyane kurusha izindi. Mu korora, inyamaswa byoroshye korora kurusha izindi ni izibaho ubuzima aho zifite imwe muri zo iziyobora. Inka nuko zimeze. Mu ishyo ry'inka umuyobozi iba ari inka irusha izindi ngufu, ubwitonzi, kandi inshuro nyinshi iyo bazishoreye cyangwa se iyo zigiye ahantu runaka, iyo nka nyine iziyobora niyo ibiri imbere. Izindi nka zose zigize ishyo ibi ngibi zirabizi. Iyi nka iyobora izindi buri gihe niyo ibona ikintu kidasanzwe kije mu rwuri cyangwa se kibaye mu ishyo. Iyo zishotse niyo inywa mbere, kandi iyo hagize ibyo kurya by'inyongera biboneka niyo ibirya. Inka iyobora izindi ntabwo ari ngombwa ko ibizi kurwana kurusha izindi. Iyo zibonye hari imwe muri zikunda kurwana zirayitinya cyane, kandi kuyitinya ntabwo ari ikimenyetso cyiza. Ntabwo ziyubaha ngo ibe yaziyobora. Inka zishobora kumara amasaha 10 ku munsi zirisha, zizerera mu rwuri. Abashakashatsi mu by'imibanire y'inyamaswa bafashe utwuma tugaragaza amerekezo maze batwambika inka ziri mu rwuri mu gihe cy'iminsi 10. Muri icyo gihe basanze iyo ziri mu rwuri ziba ziri mu matsinda ahorana, ku buryo usanga hari nk'ebyiri zifitanye ubushuti zihorana, aho imwe igiye indi ikahajya yajya kona ikayikurikira. Kimwe nuko ushobora gusanga hari imwe ya nyamwigenda aho itagira ikigare na kimwe, yibera yonyine ntigire ikurikira, ikarisha ukwayo, zayisanga hiri bikarishanya, zagenda yigakora ibyayo. Ni inyamaswa tworoye kuva mu myaka irenga 10,000 ishize. Twamaze kuzinjiza mu buzima bwacu ndetse twarazimenye cyane. Tuzi ibyo zirya n'ibyo zitarya, tuzi ibyo zinywa, tuzi indwara zirwara, tuzi kuzivura, tuzi kuzikingira, ndetse tunazita amazina. Tuzi neza ko tuzikunda, ariko mu kwitegereza neza
dushobora kuba tuzikundira ibyo ziduha. Hari abantu boroye inka bamara imyaka myinshi bazirinda kuvunika, kurwara, kwicwa n'inzara, kandi ubuzima bwose bakabumara bazirinda urupfu, ariko bikazarangira ari bo baziyiciye cyangwa bakaziha abajya kuzica. Ibi niko bigenda mu guhitamo korora itungo runaka. Korora biba bisa naho umworozi n'iryo tungo bagiranye amasezerano. Itungo riba rikwiye kumukorera akazi arikeneyeho, nko kumutwara no kumwikorera imizigo yari indogobe, kumuha amagi yari inkoko, kumuha amata yari inka. Umworozi nawe aba agomba kugaburira iri tungo, akarivuza kandi akaririnda ibishobora kuryica byose kugeza aho aryiciye. Ni naha dusoreje ikiganiro. Nitwa Ismael Mwanafunzi, ndabashimiye.